uko nzabigenze neza ako narashatse ko ngorane si ukuzana umugore umunsi wa mbere aho se nuko nagira akazira bivuze ngo kuba aba muri ino nzu yumva ko nyine kuko iciriritse ariko mujya ajya mu bandi bagabo nashaka ko ase narashatse cyangwa yaranshatse umuntu ashaka umugore ariko ninjye washatse neza bose umunsi wa mbere nshaka umugore rwose nzi nanjye ngo nshatse umugore ukuntu ari mwiza sako nahisemo neza ko kuko njye nta kuntu nashaka umugore nzi ngagiye kuza mbere mufasha narangiza umunsi wa mbere umunsi wa kuri wa gatatu nese ubwo nabahora impamvu ntangiye kugenda mbyibuha ibi ntabyo rwose ahubwo ndubuyomba ndetse gushaka cyanza agiye kubita gita ahubwo nanone nyina yanyica nyina uri hariya ntabwo namukira uru ruzina rwa sheri ngiye kurukuraho nzashaka agakobwa buriya nita sheri okay ya nimero y'uriya mukobwa ari ahepfo ntashaka koko ariko ntaribi izi njajwa nazo zirabwira koko umuntu aba yifite ibibazo karimo rwaye wakwinjira mwiriwe twiriwe sheri wirute suri kundeba se nziza ni kwani siko ufite umunabi ase umunabi gute oya tuvugishe ukuri ase ubundi tuvugishe ukuri naragushatse cyangwa waranshatse twarashakanye twarashakanye uw'abandi nzajya nshaka umugore mbe nshakiye rubanda nyine sindi bikura bikure se amaso yanjye ntaga ndebe ugye n'umucinya gusa imana kangagiye mu kazi ahandi bamba nagiye niheye yagiye mu kazi none njye nkazabona kiya nk'umugabo gute mu rugo je rero nkamubwiza ukuri sibyo ibintu byenda birambiwe kwifata saa 11 ibaza umugabo saa 11 nkabyuka saa 12 nta cyayi mbonye sibyo nk'umugabo mu rugo nese ubwo we nk'umugore gutekereza iki ako si yumbwira amagambo nkayo wowe bajya kwanjye gutunze unkangisha ko ntunze muri make ubwo nyine ni we mugabo mu rugo birumvikana sibyo ubwimbwira amagambo nkayo iyo bagiye kwanjye gutunze ntayakubwira okay ngono nako kazi kare ako reka tuvugisha ukuri sibyo kimwe kikireka ukwezi kukireka ese ko tumva kutakora iminsi 2-3 ukazi ugahake n'umugabo wawe reka ko byakunaniye kujya gukora yo nk'umugabo byarananiye wijya sibyo ngiye noneho ejo ntabwo uzajya mu kazi none ubu ngiyewe kugira ngo nanabyemere neza sibyo ejo ntabwo uzanjyana mu kazi none ntabwo uzajyayo sibyo ntabwo uzajya mu kazi ubwo none urahitamo kurya cyangwa uhitamo kukwicara iruhande kurya ngiye niyo nabwirirwa nkabura ariko nkureba imbere yanjye nk'umugore nashatse sibyo sera abo bagabo bose ujyamo bandusha iki amafaranga ako bagabo kurahe nyine bandusha amafaranga wagiye wemera wababonye se uragenda ugataha saa yine akazi kanyu karanye mukora iki se ubundi mukora iki kigeze saa yine erega ntabwo iminsi yose akazi kaba kangana uyu munsi akazi kaba kabaye kenshi ubwo birasobanutse noneho birasobanutse kandi bigomba no guhinduka nyine njya kwitonda genda uzuna nateka dore mba nitumye byose mayirongi ndabona wazindutse ese nakuza kureba sheri nkaze nyerere nasibye birakaza igihe cyose ari kuzirya mbese uko ari kuhagera ese ntabwo byishimiye kuba naje akuze wundi reka mbanze nkubaza ngo duherukana ko utari ufite iki kintu wagikuye nako naguze wageze ute nako naguze reka nkubwire ndabizi neza ko nta kazi ugira wakaguze mu buhe buryo amafaranga yanjye aba ni babahungu kandi ibi bintu turaza kubyigaho none se reka mbanze nkubaza ndabizi neza n'amafaranga mperuka kuguha uri kumva aya naguhaye warayakoresheje nayo ndabizi aka kantu mbwira ahantu wagakuye
ako se none uragira ngo ibyo mfite byose nge nza nkubwire ngo icyo navuze cyose nagikuye ahangaha mba ngomba kubimenya kugira ngo ninjya no kugukwa ntazagukwa ugasanga bimwe iwanyu murabimize dore ko murya ugasanga ibindi mbuza ahantu bigiye ubwo nyine nimba ari na bwa busore nyine bw'amafuti bugenda bugushukisha buno buntu nabwo turaza kubisubiramo none sinagwishimiye ko naje kukureba ese nkubwiye ko nabyishimiye akunda abakobwa b'iki gihugu ndi mwabaye mute kimuransetse wowe nzana ibintu bya Yesu azaza njye niba nkubajije ikibazo ujye unsubiza nk'uko mbikubajije niba utabyumva ujye uceceka kandi ujye unsubiza wabanje kuzunguza ururimi mu kanwa inshuro zingahe inshuro 5 ko nsigaye mbona wizanisha ibintu bya Yesu azaza kandi ngewe ntago no icyo ngusubije se mu byo utambajije bidahuye n'iki umukobwa n'urwandiko yewe we mbonye mu rwandiko nase ndabeshya urwandiko gusa ahubwo uri nakumira arusome paka urangije ntabikaze nimba ari no kurusigaye unyizunguzaho gutyo nyine mvugisha nkaho wenda nta kintu twadupanga nta kintu bintwaye rwose ubikora uko byumva nimba udakeneye kunyumva umuryango wakuzanye ngurura burera turumvikana neza n'ubundi ni nayobye umfana yamubwire nzongera kugukunda ari uko ijuru ryabaye umusenyi isi yahindutse ibicu ubwo nibwo nzongera kugukunda kandi twumvikane neza nimba uzankunda ari uko shitani yavuye ikuzimu kaza hano ku isi izabanza iwanyu uri kumva nabi iwanyu bose izajya kungeraho njye nta rukundo nyigufitiye uri kunyumva neza mukobwa buriya reka manze nkubwire biraduhenda nubona umusore wifunze bukwase nk'uko ameze sibyo afite agahumuro kameze nk'ako ameze sha uzabutegura mwamvira humura nkawe uhumura nka godoro nkawe se ntabwo ngiye mu nkawe sinzigera nanamukumbira ugeze ngo iki gusa ushobora kwandikirana nande uri kuvugana nande ko mbona utanyitayeho ushaka nde uri kwandikira nde ko mbona umutima wawe utari hamwe mbona utanyitayeho ese ntabwo unyumva ariko se wowe ese ubu uri kwandikira nde aya masaha z'akazi nawe ntabwo wabimenye business dufite ni ukubera akazi nkora ntabwo nabyemera si waraye kuri telefone uba waraye kuri telefone ukirirwa muri telefone ngo ni akazi biki mba naraye mvuga ibintu bijyanye na business urumva warangiza ukanshinja ibintu by'abagore abo bagore bari kunshinja ni bande uyu ni boss twakirimo turavugana urumva umukire mwe mugenzi wanjye urumva ntukazajya ufashe genda gukunda herewe ufite ku mutima niho mfite ngufite ku mutima umva nta hantu wanjye shauri kajuga koko ubundi wajya ungabanya izo njuga zawe ikibazo ni kimwe cyawe kuba icyo tubaha umugabo mwubaha wajya ugandukira umugabo yewe kabanya none yiragura ngiye nkubahe Bibiliya ivuga ngo iki Bibiliya iravuga ngo bagore mwugandukira abagabo banyu namwe bagabo mugandukira abagore banyu kagira inkuru cyangwa ntabwo usoma Bibiliya uyisomera heza ahubwo ra Bibiliya ndayisoma buri munsi ndayisoma n'ubwo ngubu ubona nuko mba kwandikirana na boss ariko vuga tubiri kwandikira izo ndaya zawe wivuga ngo boss wa mugore ugiye wanyuririye unyurira Bibiliya uzi gusoma Bibiliya ikintu nabonye ukunda ko ari amafaranga ko ari nayo uzapfuzira kenge nararushye ubu se amafaranga si yatumye tugera kuri ibi ngibi byose tugezeho Use nibiki twagezeho ahangaha muri ino nzu wanyereka twageze nta bintu twagezeho use twageze kubiki iyi nzu nubatse ureba abandi baricara ku idiva rigeze ikiriya uba wiyemeye iyi nzu nubatse noneho hari nibatunu nari mwazanye hari amafaranga wageze kuri wanyu abandi basore bazana abagore babubakiye amazu none we narakuzanye urumva uza mu nzu yubatse abandi bagore utangiye kunyurira none ntabwo cyurase yo kuri kunyurira usigaye unyurira kubera izo ndaya zawe niyo mpamvu unyurira kandi ubu nakunoba isi ndetse wakwibeshya ukankoraho wakwibeshya ukankoraho gore nk'aba ngaba kanitabe na boss kandi numvugiremo nigire ibiki usigaye gusa kuvuga
kuvuga usigaye mbuza Kwa mugore kuvuga wazi iki? urwo telefone rurambika hasi tubanze tuvugane akore nk'aba ngaba na naye ntabwo turamara kuvugana